yewe mfite umukiza Ezekiyeli maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe uw'ab'ijuru Isimbi Aurore umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe uw'ab'ijuru Isimbi Aurore maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe ufite umukiza Ezekiyeli umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. kugira ngo ibyo yagarutseho ni ibyo akenshi twibandaho cyangwa se iyo dushingira mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko uburyo cyangwa ibyo dushingiraho bikaba bishingira ku mategeko, ariko nanone mu mategeko akaba ashingira umuco nyarwanda. Yabibukije ko nk'umwanditsi w'irangamimerere twebwe tutemerewe gushyingira umuntu uri munsi, umusore n'inkumi, umwe muri bo ari munsi y'imyaka 21, ntabwo twabashyingira. Bibutsa ko tutashyingira abantu bahuje igitsina, umusore n'umusore, inkumi n'inkumi, umugabo n'umugabo cyangwa se umugore ku mugore. Abibutsa ko kandi tugashyingira abantu bafitanye isano y'uruhu. Ntabwo twashyingira umwana na se, umwana na nyina, umusaza na mushiki, ndetse kugera ku gisanira cya karindwi cyangwa ku gisekuru cya karindwi. Niyo birenze ku gisekuru cya karindwi, abantu buriya kenshi ntabwo baba bakireba ku isano cyane. Iyo byarenze aho ngaho biba bishoboka, ariko iyo bitaragera aho ngaho ntabwo twasezeranya abo bantu. kugira ngo ntekereza ko yabibukije ku kijyanye n'iby'itegeko rigenga abantu n'umuryango riteganya ku bijyanye n'umugore n'umugabo, cyangwa se umusore n'inkumi gushyingiranwa, aho itegeko rigaragaza ko umugabo n'umugore bafite uburenganzira bungana mu bijyanye no gucunga umutungo wabo n'icyemezo cyangwa se mu kuwukoresha iyo bawukoresha. Ariko nanone iyo tugeze aho ngaho twibutsa umusore n'inkumi bagiye gushyingiranwa, bongera kubibutsa ko umugabo n'umugore bose ari abayobozi b'urugo. Ni ukuvuga ngo bafite inshingano zingana zo kuyobora urugo. Imyaka yatambutse kugira ngo n'imbere ya za 90, icyo gihe itegeko ryo ryavugaga ko umugabo ari we muyobozi w'urugo. Ariko nimujya mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo muri 2003 ryavuguruwe muri 2015, murabonamo inshingano zigiye zitandukanye ariko zijyanye n'uburinganire hagati y'abashakanye. Yani ibyo ngibyo bigaragaramo, kandi iyo tuvuze uburinganire hagati y'abashakanye twumvamo icyo ngicyo kijyanye n'ubuyobozi bw'urugo. Ngira ngo rero nanone ikindi twibutsa uko iyo tujya gushyingira nanone hari ibyo tubanza kureba umusore n'inkumi bagomba kuba bujuje. Ari byo icya mbere giteganywa n'amategeko tureba nyine cya cyemezo cy'amavuko kigaragaza imyaka ya buri umwe mu bagiye gushyingirwa. Iyo rero iyo myaka tumaze kubona bayujuje, hakurikiraho noneho kureba icyangombwa cyangwa se icyemezo
cyerekana ko abagiye gushyingirwa ari ingaragu. Iyo rero tumaze kubona ko abagiye gushyingirwa ari ingaragu, icyo gihe nanone dushobora kureba indi mpamvu ishobora gutuma bashyingirwa umwe mu bagiye gushyingirwa atari ingaragu. Icyo gihe ni igihe umwe mu bari barashyingiranywe yitabye Imana, ariko bikagaragazwa nanone n'icyemezo kigaragaza ko uwo bari barashakanye yitabye Imana. Bivuze ko amasezerano y'ishyingirwa baba baragiranye icyo gihe aba yarahindutse. Iyo rero nanone bitagenze gutyo, iyo uwo bashakanye yitabye Imana, none dushobora kureba nimba harabayeho gutandukana burundu hagati y'abashakanye. Gutandukana burundu kw'abashakanye ntabwo ari kwa kundi umugabo aba ari mu rugo yatongana n'umugore agahita avuga ngo ndagutaye ndigendeye, cyangwa se ugasanga umuryango ngo waricaye urangije ngo wirukana umwe mu bashakanye. Ibyo ntabwo bibaho. Gutandukana burundu kw'abashakanye ni urukiko rutandukanya umugabo n'umugore bashyingira mu buryo bwemewe n'amategeko. Icyo gihe rero iyo hashingiwe ku nyandiko mpine y'ubutane, icyo gihe abatandukanye mu buryo bwemewe n'amategeko baba bemerewe kongera gushaka abandi bashyingiranwa. Ikindi rero ni ukumvikana ku munsi w'ishyingirwa ndetse n'igihe, bemeranya ku masaha n'umunsi. Nshatse kuvuga ko ubungubu ko gusaba ko abageni bashyingirwa babisaba muri sisiteme, ariko buri ushobora kubisaba, wasaba muri weekend nk'uku nguku cyangwa se munsi runaka umuyobozi atazaboneka, yemerewe kugusubiza ko uwo munsi udashoboka, ahubwo akaguhitiramo undi munsi abona ushoboka, kandi hakabarwa hakurikijwe ya minsi uko ari 20 igomba kubahirizwa kugira ngo umusore n'inkumi bemererwe gushyingirwa. So ibyo byose rero ni ibyo abantu bumvikana. Ngira ngo rero ikindi ngira ngo nkomozeho gatoya ni ibijyanye n'uko umugabo n'umugore baba bagomba kwitwara babana. Akenshi ujya ugasanga umugabo cyangwa se umugore, ugasanga buri wese ameze nk'aho akora ibye ku ruhande. Umugabo n'umugore rero ubundi iyo bashakanye baba babayeho, nta n'impamvu rero zo kumva ko umuntu ari butekereze ibyo atekereje akabikora uko abyumva. Kuvuga ngo nimba ufite icyifuzo cy'ibyo mwakora cyateza imbere urugo cyangwa se umuryango wanyu, kizane ukiganize uwo mwashakanye, mucyumvikaneho, mukore ibintu mwumvikanyeho kandi buri wese agezemo uruhare. Noneho ikindi, hari inshingano mufite ikomeye, inshingano ijyanye n'umushyikirano w'abashakanye. Akenshi hari utuntu tweze muri iyi minsi, ugasanga umugabo cyangwa se umugore ngo ntabonere umwanya wo bashakanye. Iyo utabonera umwanya wo mwashakanye kandi mwarashakanye mukuze, ubundi mu rugo muba murya, mukanywa, mugahiga, no musanzwe muri abasore cyangwa n'inkumi, ibyo byose muba mwarabibonaga. Ariko hari impamvu yatumye muba. Iyo mpamvu rero mu mpamvu zikomeye niyo ngiyi irimo umushyikirano w'abashakanye. Kwitwaza ibintu by'akazi, njye nkora ibi n'ibi, ukaburira umwanya mwashakanye. Umenye ko igihe yageze kuri gitifu ntabwo azabyihanganira, kuko azaza kubaza impamvu utubahiriza izo nshingano, kuko ziri mu z'ingenzi zatumye mugira gute mu bana. Ziri mu z'ingenzi. Hari umupasiteri w'umudamu yigize kwigisha, ari kwigisha abadamu, arababwira ngo nimujya mukora akazi akari ko kose mwakora, mujye musigaza imbaraga z'urugamba rw'ijoro.
icyo kintu muri kucyumva, imbaraga z'urugamba rwa ryari rw'ijoro. Mu by'ukuri ikizakwereka ahantu ibintu bitagenda neza, iyo ibyo ngibyo bitagenda neza, ni kwa kundi uzajya kubona ukabona mu rugo iwanyu ntacyo mubuze, murakize, buri kimwe cyose muragifite, ariko mu rugo mukabona hahoramo intonganya, hahoramo umwijyane, hahoramo iki, usanga abantu ntibishimye, abantu ntibagize gute. Mutekereza ko se ari uko abantu baburaye cyangwa se ari uko hari ikindi babuze? Ni ibyo ngibyo, ntaho haba hari ikibazo. Aho rero icyo kibazo iyo kidakemutse neza, ni bwa bundi muzumva abantu batangiye gucana inyuma, kandi gucana inyuma mu mategeko ubundi birahanwa, kandi nayo mabwire ko gucana inyuma kiri muri bimwe umugore n'umugabo bashobora gupfa, ndetse n'urukiko rukaba rushobora gutandukanya umugore n'umugabo iyo hari ibimenyetso. Ahangaha ndagira ngo nanone maswara, iyo hari iki ibimenyetso, ntabwo ari ukuvuga ngo kanaka yambwiye ngo umugore wanjye ari kumwe na kanaka, cyangwa se ngo umugabo wanjye ari kumwe na kanaka. Kuba abantu basangiye agacupa bagize gute, ntabwo bivuze ko abantu bacanye inyuma, sibyo? Ntabwo bivuze ko bacanye inyuma. Gucana inyuma ni ukuvuga ngo uwo twashakanye namufashe ari kunca inyuma, dore ni ibihamya. Ni icyo ngicyo tuvuga, ntabwo tuvuga amabwire cyangwa se yumvanye undi. Ndagira ngo rero ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni ukugira ngo tubyumve, tuze kumenya ko ntabwo musore cyangwa inkumi ntabwo bashakana kugira ngo bajye gukora bizinesi. Ntabwo ari cyo cy'ingenzi cyo gukora bizinesi, kuko niyo mpamvu uzabona umugabo cyangwa se umusore cyangwa se inkumi nta kintu abuze, asanzwe abuze mu buzima bwe, ariko akajya ahantu cyangwa akajya n'ahantu kugira ngo abone n'amazi yo kunywa, bizaba intambara, ariko akagira gute, akagenda. Ntabwo ikimuzanye cy'ingenzi nicyo. So reka rero noneho icyo cyo nizere ko muri mwebwe nizere ko mugomba kubyuzuza 100%, sibyo? Ni 100%, ntabwo bikwiye kuba 80 ngo cyangwa 90, ni 100%, sibyo? Mvikana yego. Noneho ikindi nagira ngo noneho nkomoze ku bijyanye n'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Itegeko rigenga abantu n'umuryango riteganya uburyo butatu bw'imicungire y'umutungo w'abashakanye. Uburyo bwa mbere ni ivangamutungo rusange. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakemeranya gushyira umutungo wabo wose hamwe, yaba impano cyangwa se uzungura. Abashakanye bagiranye amasezerano bagira uburenganzira bungana mu gucunga umutungo wabo wose. Bivuze ko hano bishatse kuvuga iki? Umutungo bari bafite mbere yuko bashakanye n'uwo bashatse kuva umunsi ishyingirwa rikorewe, uwo wose bagushyira hamwe. Yandi magambo, nimba hari umutungo uyu mugabo yari afite witwa Didier, witwa Irene. Nimba hari umutungo Didier yari afite umwanditseho, agashakana na Irene uyu munsi, ubwo mutungo niyo waba ucyanditse kuri Didier wenyine, na Irene aba ufite uburenganzira 50-50%. Ibyo ngibyo birumvikana. Icyo gihe niyo batagenda ngo bahindure wandike kuri kanaka, bose icyo gihe ubanditseho. Ni ukuvuga ngo ntashobora kugenda ngo ugurishe Didier, ntashobora kugenda ngo ugurishe Irene atabyemeye. Nta nubwo yawukoresha mu bundi buryo Irene atabyemeye. Icyo kintu kirumvikana. Iyo rero haramutse habayeho ko wenda batandukana, icyo gihe bagabana ku buryo bungana wa mutungo bari bafite, ubwo na wa wundi wa mbere buri mutungo bafite.
bawugabana ku buryo bungana. Noneho iyo haramutse hagize umwe witaba Imana mu bashakanye, usigaye asigara ari umuzungura w'uwo mutungo 100%. bivuze ko no kuvuga ngo wa wundi usigaye asigara na wa mutungo 100%, ariko agasigarana n'inshingano zo kurera iki abana. Ayandi magambo, wa wundi wasigaye aramutse akeneye gushaka undi babana, yabanza gukuraho ya 50% ya nyakwigendera akayihane abana, yamara kuyikuraho 50%, ya 50% asigaye nayo akayigabana n'abana, agakuraho uruhande abana, agasigara noneho uruhande nawe asigarana. Icyo kintu kiri kumvikana? Yego. Nukuvuga ngo icyo gihe kubera ko abahinduye amasezerano yari afitanye n'uwo bari barashakanye cyangwa se uranya kugenda. None reka turebe uburyo bwa kabiri rero. Uburyo bwa kabiri ni ivangamutungo muhana. Ivangamutungo muhana rero ni uburyo buteganywa n'itegeko. Abo bashakanye bemeranya gushyira umutungo wabo wose hamwe, ariko umutungo washatswe kuva umunsi ishyingirwa rikorewe. Ndagira ngo hano bitandukanye gato n'ivangamutungo rusange, kuko mu ivangamutungo muhahano umutungo bashyira hamwe ni uwa wundi bashatse kuva umunsi ishyingirwa rigize gute rikoreweho. Wa wundi wa mbere umwe yari afite, icyo gihe ntabwo uza mu mitungo bafitanye. Bishatse kuvuga iki? Hano hazaho noneho kubarura umutungo bari basanzwe bafite, ndetse bakawusinyiraho ubwabo, noneho bikanasinyirwa n'umwanditsi w'irangamimerere, ndetse bikanandikwa mu nyandiko mpine y'ishyingirwa cyangwa se acte de mariage. Bigomba kuba biri. Ibindi byo rero iyo hagize uwitaba Imana, nk'uko Kanya yabisobanuraga, iyo hagize uwitaba Imana wasigaye aramuzungura, ariko akazungura ya mitungo bashakanye. Bivuze ko iya mbere ya yindi twabaruye iyo ntabwo ijya mu mitungo ari buzungure, ababwira iyo yita izungurwa ako kanya n'ababana. Ikintu kiri kumvikana kuko ntabwo ibiri mu mitungo bavanze. Noneho iyo muzungura ni ya mitungo bagize gute hashakanye kuva umunsi ishyingirwa ryakoreweho. Iyo haramutse habayeho gutandukana burundu, bagabana ya mitungo bashakanye ku buryo bungana. Noneho uburyo bwa gatatu rero, ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye rero ni amasezerano bashyingiranywe bagirana, bakemeranya ku buryo bwo gucunga umutungo wabo, ariko buri wese akagumana umutungo we bwite. Ni ukuvuga ngo icyo bemeranyaho hano ni uburyo bwo gucunga urugo rwabo. Bivuze iki? Bivuze ko ushobora gusanga yenda Ezekiel na Aurore bahisemo aya masezerano, ariko wenda ugasanga inzu bazabamo bazayikodesha. Icyo gihe niba inzu izakodeshwa, bagomba kwishyura ikode, ariko hakurikijwe ubushobozi bwa buri umwe. Icyo kintu kirumvikana, hakurikizwa ubushobozi bwa buri umwe. Urugero, niba Ezekiel ashobora kwinjiza 100,000 ku kwezi, Aurore akinjiza 50,000 ku kwezi, bagakodesha inzu 50,000, birumvikana Ezekiel agomba kwishyura 70%, Aurore yishyura 30%. Ntabwo ibyo ngibyo no mu masezerano y'ubukode bizagaragaramo, kugira ngo ubakodesha inzu azamenye ko Ezekiel azamwishyura ngahe, Aurore azamwishyura ngahe. Icyo kintu kirumvikana. Ushobora no kuvuga ngo no kubyara, murabona ngo turumva twabyara abana 3,
ariko abana batatu kugira ngo bazabeho neza bizakorwa gute? Wenda buri kwezi buri wese azajya azigamira umwana yenda 20,000 bya buri kwezi. Cyo ngibyo murabyandika mukabyemeranyaho, mukafunguza konte muzajya mushyiraho ayo mafaranga. Nimba ari uburyo bwo kurya, nimba ari kugira ngo no gusasagira ngo n'ibindi byose, baba mugomba gushyiraho uburyo bwo kubikoramo kandi uburyo bunoze bubereye buri umwe mukabyumvikanaho. Iyo rero habayeho gutandukana ku bagiranye amasezerano, buri wese agumana umutungo we bwite. Iyo rero haramutse habayeho ko umwe yitaba Imana, abazungura ni abana kuko nta mutungo baba icyo gihe bafitanye. Icyo gihe abana bazungura ku ruhande rwa nyakwigendera. So rero ngiye kubaza abageni bacu uburyo bahisemo bwo gucunga umutungo wabo. Ezekiel na Uwabijuru Isimbi Aurore, mwahisemo uburyo bwo gucunga umutungo wabo. Ivangamutungo rusange. Aurore kutavuze. Hari igihe buriya wasanga umugabo hari ukuntu ashyiramo akantu k'agatuba. Iradukunda Didier na Irene nahise muri buryo ivangamutungo rusange. Ubu rero ubaka kanya ubu hagize ikindi gushaka guhindura najya guke urukiko waba ushobora kwivugisha atari ko nayo ifite imodoka nayo igiye guhita ijyaho ubwo byamaze kujya kujyana. So rero aya mabwire ko ibitari mu mutungo muzavanga ibitarimo buriya nk'izi ndabyo ntabwo zirimo mutagira ngo nazo zimukuya buriya nakari akantu kari hariya kumuza ishati ntabwo karimo, niyo saha ntabwo irimo, sibyo? Na ziriya rinete ntabwo zirimo, nakari akantu bafunze ku musatsi ntabwo karimo. Ibintu birimo harimo imitungo itimukanwa, harimo ubutaka, harimo inka mwaba mufite n'imbaraga mufite amafaranga cyangwa iki, harimo imodoka, harimo amagare mwaba mufite cyangwa amamoto, ibyo birimo. Ariko utwo tundi turimo tw'imirimbo muba mwambaye n'iki ntabwo birimo, sibyo? Yego. So ngiye rero kwakira indahiro zanyu. Ntekereza ko mwese muzi gusoma, nimuze kudukorera bya bindi tujya tubona za Kigali na za Ere, abasore n'inkumi bajya kurahira bagatangira kuririmba. Ntabwo ariko bimeze, tuvuga indahiro. Indahiro iteganywa n'amategeko. Iri kumvikana? Abagiye gushyingirwa muri kumwe cyangwa murarangana? Kurikiye twumve. Indahiro tugiye kurahira iteganywa n'amategeko. Nta kongeraho iyi cyangwa ngo ushyireho inyuguti yawe ya. Tuyivuga uko iri. Kandi tukayivuga umanitse akaboko kahehe, uzamura umutavuga. So nukuvuga ngo ufata ku ibendera n'akaboko k'imoso, ukazamura akaboko k'iburyo. Abanza umugabo avuga uti njyewe kanaka maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingira, nemera agato ko wowe amuvuga umbera umugore cyangwa se umugabo, tukazabona uko twabyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Ababyeyi bari hano bakabaha amashyi n'impundu kugira ngo babakire mu muryango wacu, sibyo? Ngo abasore n'inkumi nabo bakihangana bagakoma amashyi kuko igihe cyabo kizagera. Uko bigenda ugomba kubaha amashyi kubera ko baba babasize mu cyiciro, babasigiye ibifunguzo. So rero tugiye
reka duhere kuri Mfitumukiza Ezekiel na Uwabijuru Isimbi Aurore. Azana bakore yewe Mfitumukiza Ezekiel maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Uwabijuru Isimbi Aurore umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Uwabijuru Isimbi Aurore maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Mfitumukiza Ezekiel umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. yewe Nyamwabake Theoneste umwanditsi w'Umurenge wa Shingiro maze kumva amasezerano ya Mfitumukiza Ezekiel na Uwabijuru Isimbi Aurore Iradukunda Didier na Irere Irene bagiranye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi, nshingiye kandi ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu Mfitumukiza Ezekiel na Uwabijuru Isimbi Aurore Iradukunda Didier na Irere Irene bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Rero ndagira ngo mumere amashyi iyi miryango ibiri imaze kwinjira mu murenge wa Mutsi. Tubahaye ikaze mu muryango w'abakuze. Tubahaye ikaze. Rero awemerewe kwiga uyu munsi wabaye umugore n'umugabo kuva uyu munota wajyanye uyu munota ubu ni umugore n'umugabo. Reka nimba mushaka ko bisubiramo kenshi, ubu ni umugore n'umugabo. Ibindi byakurikiraho ni ubwumvikane, sibyo? Ni ubwumvikane bwo kuvuga bati wenda dushingiye ku muco wacu, wenda turajya kwa pasiteri cyangwa turajya kwa padiri, ariko uyu munsi hagize umugabo cyangwa umugore urikara mu burenganzira bwe atahawe itegeko rya Rwanda, sibyo? Irere byumvikanye. Uyu munsi Didier agiye kurekarama ko yaraye wenyine kandi afite umugore, byaba ibibazo. Birumvikana Ezekiel, nta rwitwazo ufite rwo kuvuga ko ngo Aurore ngo yagiye kurara iwabo. Uri wabo ni iwawe, ubu ni bwo rugo rwe. Ibindi rero ni ubwumvikane. Ndagira ngo mbabwire ko ubundi isezerano dutanga hari indi Imana yatanze muri Edeni. Edeni nibyo dutanga kandi irakomeye cyane. Abagabo n'umugore, rero ni abagabo n'abagore. So rero ndagira ngo rero njye mu kugana ku musozo, ndagira ngo rwose nshimire iyi miryango ibiri ya Mfitumukiza Ezekiel na Uwabijuru Isimbi Aurore ndetse n'uyu wa Iradukunda Didier na Irene Irene. Ubu mwagiye mu miryango dufite muri uyu murenge. Soza ndagira ngo nifurize imiryango kuzagira ishya n'ihirwe mu rugendo.
Imana izakomeze kubagenda imbere. So rero muze kugira ibirori byiza. Akoze dushimiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Shingiro akaba umwanditsi hano w'imberere kuba yafasha yakoze kandi mubonye ko abikoze neza kandi byihuse. Tumushimire. Kabutse mwahisemo ivangamutungo rusange nibwo nanditse. Hari uburekeraho si sawa mu kanya icyangombwa gitangirwa irembo. Ukimara kuva hano tujya hano hepfo baguha icyangombwa urasanga byose biri. Ufate icyo bita acte de mariage. Iyo nziza ya indi ihoraho acte de mariage irimo batanga ubuhamya y'iki byose babirimo birasohokamo. Uko muri gufata muri kunsinyira byose biba byasohotse. Cyumvikanye mwabaye abagabo n'umugore yabiguze kuri ivangamutungo rusange. Ntuzongere kwanga inkoko yanjye, ihene yanjye, umurima wanjye. Mumenyere kuvuga umurima wacu. Inka yacu nafashe nawe nafashe kisha noneho uje kwirimba kugira ngo kandi bakoze kwitabira, bakoze kwihanganira ko umuyobozi namwe murakoze kudufasha. Imana ikomeze ibarinde. Reka rero tumaze dufata ibikumwe by'abatangabuhamya n'abageni bashyingiwe bibone guhura. Uw'igikumwe cyanga ndamufata amajwi, ninda gufata amajwi ndabasaba kwihangana muceceke kugira ngo bataza urusakuza. Aho rero